bana kubweze batera ibibazo ubweze keri Salomon we ntari mu wazanye abagore 1000 ishyano ryazanye abagore 1000 urarimbaza narigire nirimo yuda bagambanire urumva abo bantu n'abasohoye bose mbaza Yesu ko abantu bakishyira mu kawa ngo ye uravuga ibya Solomon sha n'abagore 1000 ntari muri Bibiliya kandi ngo n'umuntu waruzi ubwenge ku isi kandi ngo umunyabwenge kwezi ubwenge bwa n'umwe yakunaniye none guza ubwenge 1000 nta gicucu nka Solomon reka nkubaze yego ubu wansubize busore ntabwo bishoboka niko n'isi utabasha kwisubiza busore ubisira shaje sha namwe muravuga ngo ejo heza ejo heza korona yaragiye yagarutse murashize itesha urumana kiyo watinze muri iyi si nkayimenya ubu nakwifuza guhora nkaba umusaza ngakomeza nkagira imbeho mu busaza simfe mugakomeza mukicana bitagira iherezo bizagira iherezo gusambana kuzagira iherezo kwica bizagira iherezo gukunda bizagira iherezo kurya bizagira iherezo gusinda bizagira iherezo ariko iryo herezo rizwi n'umuremyi nta muntu urizi ikintu bita avance sinzi uri kucyumva avance ni umushenzi uwo nta kibazo mufiteho n'umupagani nacibwe nirukana anambwiye ngo ashaka avance nambwiye ntiva mu itorero uwo ntahuriye na Yesu aho ngaho rero pastor umuce wabaye nk'umuntu wivugurujeho gatoya hari ahantu wavuze hari ikiganiro mwigeze gukorana na Gerard Mbabazi muvuga ko ngo umusore utaranyweye inzoga cyangwa samba n'uso umusore mfare n'ikirembo n'ubu ndabivuga kuri wewe uretse Maria nta wundi muntu ushobora kuba isugi nawe nuko nawe nuko ntago yigeze simukuyemo ariko yivugiye ko ari isugi bwa mbere tuvuge ubusugi bwa Maria yego isugi icyo bivuga n'umukobwa utararyamana n'umuhungu n'umugabo yego nicyo bivuga isugi none se Maria yabashije kwisugi ati kuki ubu hari abakobwa dufite bisugi Nipioni Kaseze ngini Legacy TV nchima ko subscribe anga ku Legacy TV uherereye mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri mu Burayi Oceania Asia Amerika n'indugu bya Afrika turashimye cyane mu bigenza anga ku Legacy TV uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi wacu nko mubibona imbere kuri ekazanyu cyangwa se ku matelefone yanyu benshi turamukunda kuko adutoza byinshi kandi twamwigiraho byinshi cyane twamusere kugira ngo tuganire nawe muri iki gihe cy'iminsi mukuru agira byinshi adutangariza ndetse tugenda byinshi tumwungukaho pastor mwiriwe neza mwiriwe mukomere cyane yego turakomeye Yesu ashimwe nkuko bivuze maze imyaka myinshi Imana yampaye kurama yego nkamenya byinshi ariko ibyo nagiyemo cyane nshaka kumenya kandi nshaka gusangira n'abandi nibikomoka muri Bibiliya ijambo ry'Imana yego muri ibyo kimwe kirimo umwami wacu Yesu Kristo yego bikavuga ko yabyawe n'umuntu n'umwari Maria akavuka yego amadini menshi agiye atandukana bamwe bakavuga kuvuka kwe mu buryo bwabo abandi bakavuga kuvuka kwe mu buryo bwabo yego ariko uku kuvuka kure kubanza kumenya uwo wavutse uwo ari we yego ese yabayeho abyawe na Maria cyangwa na mbere yariho
baravuga ngo ijambo yariho niko bavuga. Baravuga hari ukuntu bavuga ngo ijambo yariho yahoze ari ko Bibiliya itubwira ko yihinduye umuntu. So pastor rero kugira ngo ikiganiro tujye kugirana kize kumera neza n'Imana nk'uko isanzwe ducungira hafi igihe umugisha tugatangira mudusengera, yego tugatangira tuganira. Mana igira neza, turagushimye ku bw'aka kanya umpaye kuba hamwe n'aba bahungu bakeneye kugira ibyo bamenya. Hari ibyo bazi wabahaye, ariko muri iyi si turimo iteka duhora dushaka kumenya. Tugiye kuganira ibyerekeye iri jambo ryitwa Noheli, Christmas, ivuka rya Mana, ivuka ry'Umuremyi. Ni ikintu gikomeye cyane. Jambo niwe Yesu Kristo, niwe Mana. Iyo rero tuvuze Imana tuba tuvuze batatu. Imana nde gusobanukirwa nabyo kugira ngo tujye turamya uwo tuzi. Turagushimye mu izina rya Yesu, amen. Yego. Ngubu noneho twatangira ikiganiro cyacu mpera ku byo mwagiye mukomozaho. Turi mu gihe cya Noheli cyangwa se Christmas. Noheli ni ukuvuka kwa Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo nk'uko bamwe babivuga, wavutse ku mwari w'isugi Mariya, hari n'abavuga ngo ni Bikira Mariya. Aho ngaho rero niho mfite ikibazo cyangwa se cyo gusobanukirwa. Bavuga muri Bibiliya y'abera cyangwa ntagatifu ko yasamwe n'isugi Mariya, ariko bakanongera bakavuga ko atigeze atakaza ubusugi bwe uwo Mariya. Ese umuntu koko ashobora kubyara ntabe yatakaza ubusugi nk'uko byagenze kuri Mariya, cyangwa aho ngaho habaye mu kwibeshya kubera Bibiliya ishobora kuba yaranditswe kera? Bwa mbere tuvuge ubusugi bwa Mariya. Yego. Isugi icyo bivuga ni umukobwa utararyamana n'umuhungu n'umugabo. Yego. Nicyo bivuga isugi. None se Mariya yabashije kwisugi ati? Kuki ubu hari abakobwa dufite bisugi? Ubu ngubu hari abahari da? Barahari, ariko simbazi. Bazwi n'Imana. Yego. Kugira ngo rero ubashe kuba isugi ukwiriye kumenya uko bishoboka. Yego. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze ibyaha, ntawushyikira ubwiza bwayo n'umwe. None se abo babisugi babishobora bate? Iko kwifata kwabo. Kwandika Bibiliya ivuga ngo bose, ko ntabikuyemo. Kuvuze bose. Ubwo bishatse kuvuga ko kuri wewe uretse Mariya nta wundi muntu ushobora kuba isugi? Nawe nuko. Nawe nuko ntago yigeze simukuyemo. Ariko yivugiye ko ari isugi. Turabigeraho ibye. Yego. Ntorika tumenye. None se yivuga ngo bose bakoze ibyaha, ntawikuyemo, uvuze abantu bose. Yego. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko aho ngaho hari ahantu bavuga muri Bibiliya ngo Mariya ngo nta cyaha yigeze akora, ko bavuze ngo nutarasamanywa icyaha nta cyaha yigeze ngasamanywa. Haba ababyeyi ba Ana ngo ntibigeze, nta cyaha bamusamanye igihe bamusamaga. Ubwo rero tuvuye kuri Mariya, tuzanye ikindi kibazo. Tugiye ku babyeyi be. Bibiliya ntivuga ababyeyi be, ivuga Mariya gusa. Ababyeyi be bajemo bati? Kize neza cyane. Impamvu bazanyemo, urabona hari abantu bavuga nyine ngo nutarasamanywa icyaha. Ikitari muri Bibiliya se ukagikurahe? Kitari muri Bibiliya? Ko bitarimo. Ahubwo aho ngaho ntagiye utazamo ikindi kibazo cya kabiri. Uvuga ngo dufite Bibiliya nk'abakristo, hariho Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ni ebyiri. Bibiliya ni imwe, ariko kubera amadini nyine bagenda bose bayihindura uko bashaka. None se ufite ntagatifu ukagira ni yera, iya hariya gatatu ijambo ry'Imana. Ko zibaye eshatu turahitamo iyihe? Bibiliya nahitamo.
zose zivuga kimwe se rega mupfa kujya mu bintu subiza kandi ayo madini Bibiliya zo ziri mu madini yego kandi ayo madini avuga ko ari aya Yesu Kristo haba Yesu Kristo bangahe batatu no iki kibazo nibaza nka pastor nk'umubyeyi wacu ni ukubera iki twese dusenga Imana imwe kandi tukagira amacakubiri bamwe bakoresha Bibiliya itandukanye n'abandi kandi twese dusenga umuntu umwe ubona biterwa n'icyo wundi cyo rero dukwiriye kumenya Bibiliya twayiherewe kuyiga ntitwayiherewe kuyisoma yego yaba intagatifu yaba iyera yaba ijambo ry'Imana uyijye uyimenye kandi rimwe ikibazo kimwe zibaye eshatu kandi ari imwe kandi Imana ni imwe nko dusenga twese n'umwe none se Bibiliya eshatu ahubwo nyine nanjye iki kintu nababwiye ni nkaho mwansona cyangwa se mugakura urujijo kuko urabona nkatwe abasore n'urubyiruko tutari twamenya neza tutarabona byinshi rero mbikubwire namaze imyaka 60 ndi pastor yego ntabasha kugusubiza impamvu za Bibiliya eshatu ntabasha kugusubiza ubusugi bwa Mariya yego ntigisha nk'agasuku uko pastor w'umuzungu w'umwirabura bambanjije bambwiye nanjye nkabisubiramo gasuku imyaka 60 ndi pastor najyaga nza gusembera abazungu hariya mu Rwankeri ndi umusore nambaye imyenda nta nkweto nawe pastor muri 51 so na nyoko batarabaho yego mbere icyo gihe mvuga nk'agasuku igihe kiragera njya muri iki gitabo nta handi nagiye hanze usanga gifite ibibazo yego kuko cyahumetswe n'Imana cyandikwa n'abantu kandi kijemo umuntu kizamo uruntu iki kibazo dusanze iki gitabo nk'ibyo bibazo bimwe wabonye muri Bibiliya nka bitatu wabonyemo ni ibi ukabona bishobora kuba byaza ikibazo gikomeye ni ukugira ngo umuntu abyara uwamuremye byashoboka umwana yabyara se namwe muti amina haleluya mbega abakirisito idini yawe ni iyihe jewe ni Kiliziya Gatolika ni uti amina haleluya umuntu yabyaye uwamuremye ngo yabyaye Imana none se umwana yabyara se hagi iki ikintu kinyebera ngo yabyaye Imana kiremwa cyabyara icyakiremye iki kibazo nibaza kuki utabajije padiri yambwiye ngo ni amayobera matagatifu Imana ikaduha amayobera Imana iduhaye amayobera yose Imana icya kabiri mwabonye pastor iki ni ikibazo cya kabiri mwabonye sa matagatifu igitagatifu kiramenywa none wowe ukajya kuyoboka umuntu wananiwe kukubwira icyo mubajije ngo ni amayobera matagatifu nanjye nawe nkakasuku nkuko nawe rero bakasuku ese pastor abanyamusanze bose nza gasuku gasuku bose musenyeri gasuku papa gasuku padiri gasuku bishopu gasuku tuzava kuba gasuku jya muri iki gitabo umenye inyito zikirimo ni nyinshi harimo inyito y'Imana nyiracyo yego harimo inyito y'umuntu
yego harimo inyito ya satani irimo, harimo inyito y'umwanditsi, harimo inyito y'umusobanuzi, yego hari inyito bagikura mu rurimi bagishyira mu rundi, kandi aho ngaho hari ibintu byinshi bihinduka iri gutanze. none rero urabyumva, iki gitabo gifite ibibazo, ukaba rero ukwiriye kukijyamo ukamenya ibyo bibazo ukajonjora ukugeza aho umenya icyavuzwe n'Imana n'icyavuzwe n'umuntu, ukamenya ngo ni ikihe, iki ni iki si cyo. Imvugo y'umuntu, iyi ni imvugo ya satani, iyi ni imvugo y'Imana nyiracyo, yego kuko uburyo bwo kukiga. Tukiri aho ngaho rero birahita bingarura ku bindi bintu mwavuze. Imana mwavuze ko iri mu butatu, ngo ni Imana Mwana, Imana Data n'Imana yo mu Mwuka Wera. Bose bakitwa Imana, kandi bo ntibigeze bavuga mu kuva 13 kuva 13 kugeza 15 haravuga ngo Imana ibwira Mose izina ryayo, ko yamaze kuvuga se ko ari Imana, iramubwira iki kandi? Ishobora kumubwira iti nduhoraho, kuko niko bavuga ngo yamubwiye. Uhoraho si izina, ni imibereho. Ntiyamubwiye izina ryayo, kandi iz'Imana yaryiswe n'abantu. Imana ku bantu bose mu isi yose barayifite yabo, ni ukuvuga ikintu kigutunze, kikubeshejeho, kikugaburira, kikwambika, kiguha ubwenge bwo kumenya imibereho yo muri iyi si, ukamenya gushaka umugore, ukamenya guhakwa, ukamenya korora, utinoroye Imana impimigisha. Iyo ni Imana y'umubiri, si Imana y'ibitekerezo. Yego. Okay, Pastor, no turaho. Itanga iby'umubiri ariko yera ku bitekerezo ngo ikubuze gukora icyaha, ngo iguhe imbaraga zo kudakora icyaha. Ubona kuvanga Imana itugenga ku mubiri gusa. Ahandi ku bindi urigenga. None rero Imana irabyemera, yitwa Imana, irihawe n'abantu. Ntigira izina, ahubwo ikubwira imibereho yayo, imico yayo. Yego. N'Uwiteka ahoraho, n'indiho ahoraho. Ni Uwiteka ntapfa. Yego. Ni nduwuriwe, ntihinduka ukundi hora ityo, ariko abantu barahindagurika. Girya izina ryayo, ni imibereho yayo. Tukiri ku izina ryayo, hari abandi bantu bavuga ko mu Kinyarwanda ibintu nyine bitubona ibi ni ibintu byaremwe, inka, ihene, intama, n'ibintu. N'abantu ngo twese tuba duhuriye ku kintu cyitwa ntu, na na ta na o. No. Hari abantu bavuga Imana aho duhuriye n'ikintu. Uri ihene sha? Uri inka? Ubu se kumbaza nkagusubiza ingira bigira, kandi abantu bakabyemera. Harabyemera danga Imana ngo ni infinity, dare infinity, ngo niho usanga Imana aho hantu hitwa ntu. Kandi Imana ni Imana iravuze. Navuga ngo iri fase iravuze. Abakiga niko muvuga. Ukavuga ngo Yohana iravuze. Uretse abakiga bubu baciye akenge, abakera niko bavuga. Twageze i Kigali, umwana wanjye iravuze. Unaje guhinduka rero, twese twarasirimutse. Ego ja, none ngo Imana iravuze, cyo ntiryamya ko atari izina ryayo. Okay. Pastor akada rero, tumeze nk'abagarutse kuri Noheli ukuntu hari amadini atiziza Noheli. Hari amadini atiziza Noheli. Kandi akaba yemera Yesu. Ubwo ubundi aho hantu ubundi ese Noheli
avukiye muri Yesu, avukiye muri iyi si. Hari Noheli yabaye. Oya, ariko aniveriseri turayiziza twese. Umuntu wavukiye mu kirugu cy'inka yagirirwa Noheli. Ko Noheli bazana amayoga, bakica ihene, bakica inkoko. Bakajya kuruhukira iyo gihera mu mahoteli basambana, amayoga akanyobwa. Avutse hari Noheli yabaye. Ijitese ubona kugira bizize isabukuru y'umuntu waducunguye. Nyirayo ntiyayigeze ukayigira. Ereka ibintu byarashize. Nyirayo ntayigeze, wowe uyigeze ute? Nuko kumuha agaciro. Nubwo kaba kenshi ariko nta Noheli yabaye. Reka tubiveho noneho. Noneho rero Noheli tubigereho, igihe kiragenda. Yego. Noheli ikomoka ku izuba. Abantu bo mu Buraya bw'amajyaruguru habaga imbeho. Uko tujya mbere muri iyi si ikirere kiragenda gihinduka, habaga imbeho, abantu bagapfa. Yego. Bagapfa. Icyo gihe cy'imbeho habaga izuba rirenga, ntibaribone pe. Bakamara iminsi runaka izuba ritaboneka, abantu bagapfa. Ubwo rero baravugaga ngo Imana yabo ni izuba. None rero ngo Imana yabo yapfuye. Izuba ryabaga ryagiye. Bakababara bakiheba pe. Izuba ryatangira kugaruka gato bagenda bishima, bikageza ku itariki ya 25 izuba ari ryose. Bati Imana yacu yazutse, yavutse bambi. Yari yarapfuye none yavutse. Yego. Abapagane baramyaga izuba nk'Imana yabo. Bakanitambira ibitambo. Bagatamba ibitambo, bakabaga amahene, amaka, bakanywa, banywa. Barabapagane. Imana yabo yari yapfuye none yavutse. Abapagana ari icyo bakora. Abakirisitu b'idini ya Yesu yatangije idini ye muri iyi si. Yego. Yari umuyuda, yavukiye mu Bayuda, ariko ntahuze n'Abayuda. Ntahuze nabo. Bitewe nuko yaraje ari kwangiriza amategeko y'idini ryabo. Yego. Noneho igihe kiragera, abayobozi b'iyo dini ya Yesu, iyo ya Yesu, barareba bati ko iyi dini ya Yesu irimo guheza abantu inyuma y'ubwami bw'ijuru. Abapagani 3/4, 90% bararuhuka umunsi w'izuba. Nicyo witwa Sunday, umunsi w'izuba. None twabashyikira dute? Kwa b'idini ya Yesu baruhuka wa 7, Sabato. Yego. Hafi isi yose ikabiruhuka ku cyumweru. None twabashyikira dute? Baratekereza, bari mu idini ya Yesu uriho ku wa 7. Baratekereza batumva, iyi dini turimo ni y'ukuri, ni iya Yesu. Yego. Ariko
ibibazo biyirimo bikwiriye gukomezwa kimwe n'isabato ihejeje abantu imbere inyuma y'urugi, abantu ntibazajya mu ijuru. yego. none kugira ngo dushyikire bariya bantu, reka twicare twumvikane nabo. kwibwira ko umuntu atabwiwe ni dore uko Uwiteka avuga, si dore uko musenyeri avuga, si dore uko pasitori avuga, dore uko Uwiteka avuga. yego. ukumvira iryo, ukaba wamenya imvugo y'abantu iraha n'iy'Uwiteka. Uwiteka umunsi we yaremye mu minsi 6 kandi bose barabyemera. yego. kurema ryabaye mu minsi 6, iruhuka ku munsi wa karindwi. babigeraho abayobozi b'idini ya Yesu yaragiye mu ijuru, bati ko ariko Bibiliya ivuze, ko ariko na Yesu nyirayo yavuze uwa karindwi. ku wa karindwi nta murimo yakoze, ntiyaruhutse. umuremyi ntananirwa, haruhuka unanirwa. kandi ntiyaruweho uraruhuka ku wa mbere ukongera ukagira ikindi ukora. yego. ku wa mbere w'icyumweru cyakurikiyeho hari ikindi yaremye umuremyi ukuze Bibiliya. ku wa mbere hari icyumweru cy'ikirema, yarangije irema ryose ku munsi wa 6. then ku wa karindwi araruhuka ari ku isabato. ku wa mbere hari ikindi yakoze? ku wa mbere ntacyo, ahubwo bya bindi yarimo byatangiye gukora. noneho rero ati idini ya Yesu se ko abantu ishyano ryose baruhuka uwa mbere w'izuba Sunday, twabashyikira dute? reka tubasange twumvikane. babwira abayobozi b'izuba, b'idini y'izuba ya Satani, ko muruhuka ku wa karindwi, bambe ku cyumweru ku wa mbere w'iminsi 7. kuki mutaruhuka ku wa karindwi w'Imana? ati iyo Mana yanyu se niyo yacu, ko Imana yacu ari izuba. ati nimugende. none se abantu tuzabazana mu idini ya Yesu dute? bati reka twumvikanye. bati tugagaho tuganire, nitwumvikana turumvikana, nitunaniranwa tunaniranwa. umva ntabavuye mu idini yande ya Yesu, baje kureba abandi basenga izuba, basanze abasenza izuba. si abasenza izuba basanze aba Yesu. batumva rero icyo twatekereje ni iki, kugira ngo twumvikane, mugire icyo mureka n'icyo musigarana, natwe tugira icyo tureka n'icyo dusigarana, maze tworoherane. umfasha aho Satani noza agakobwa ujya kugasambana ntimwumvikana, barabanza mukabinuza, ndakwihana unyihe, bikaba birangiye ukagenda. aba Yesu bihaye abizuba bihaye aba Yesu. aba Yesu bati kugira ngo tubihe rero, tuzi ko ikibazo cyanyu ari umunsi wo kuruhuka Sunday, mugumane natwe tuze turuhuke, ariko dukomeza kuramya Yesu. turetse umunsi we, ariko tugumanye kuba ari we turamye. umunsi ntacyo utwaye. namwe mureke kuramya izuba, muramye Yesu, icyo murakiretse, ariko mukomeze umunsi wanyu. barabyumvikana, amacyungo kaci biba birarangiye.
ab'izuba bati ko tugumanye umunsi wacu ntacyo bitwaye, ariko turaramya Yesu. Twaramyaga izuba. Abandi bati twakomezaga umunsi wa karindwi turawuretse turakomeza uw'izuba, ariko dukomeza kuramya Yesu kuko baje kumvikana. Ndabyumvise noneho. Baricara barandika barasinya, impapuro barabika mu bubiko. nuko nguko uko umunsi w'icyumweru waje wari usanzweho, yego, ariko ari uw'ab'izuba. Maze isi biraryana, bose bajyaga bifuza kujya mu idini ya Yesu. Barabuze uko bayijyamo, barabuze umunsi wabo. Ari umunsi w'izuba, bati iryo zuba turaritaye. Kiliziya nguko uko n'uyu munsi mu isi yose Kiliziya y'Abagatolika niyo number 1 kugira abantu benshi, kubera iyo mitwe bakoresha, kandi baruhuka icyumweru kitari icy'umuremyi, icyumweru cy'izuba cyashyizweho n'abantu. Barabahanga. Nguko rero uko Noheli yaje nayo, abantu baramyaga izuba ryabura bagashira, kandi Imana yabo nibakiza ikiza uyu mubiri. Nuko nanone abakristo bati kugira ngo dushyikire bariya baramya izuba nibo benshi, turajya kuruhuka umunsi w'izuba nanone wa mbere. Abantu baraza, bukeye abanyamadini abantu bakabaza batare ko ibi bintu ni biki byo kuruhuka umunsi utari uwa Bibiliya. Abahisemo uwo munsi w'icyumweru bavuye mu idini ya Yesu, ati dufite igisubizo. Yesu yarapfuye azuka ku wa mbere wa Sabato. Ati ubwo ngubwo rero nibwo kuruhuka Sabato byarangiye, turaruhuka umunsi wa mbere kuko Yesu ari we yazutseho. Kandi ntaho byanditswe muri Bibiliya ngo kuko nazutse ku wa mbere mpinduye umunsi mwansengaga, umunsi nababwiye kuruhuka. Ibyo bibwiye kuko Noheli yaje. Birumvikanye, nano dukwikira barasobanukiwe. Rero ngiye guhita njya ahandi hantu, ukomeje kuri Kiliziya Gatolika uti ni number 1. Ariko abantu muri iyi minsi hari ibintu batari kwemera, cyangwa se n'abandi nambere bashobora kuba bataremeraga. Papa arabizi baravuga ngo ni nyir'ubutungane, ngo bamwita nyir'ubutungane. Umuntu ashobora kuba nyir'ubutungane ari kuri iyi si, ni umuntu cyangwa se yabaye Imana. Yesu yaravuze ati nyir'ubutungane ni umwe gusa, ni babandi batatu, Imana Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Ati nta wundi ntungane ibaho kereka uwo nzuye nkamwigisha akakira ubutungane bwanjye mu bwonko bwe, uwo niwe uba intungane. Mwigishije. Yesu yamaranye n'abigishwa 12 imyaka 3 abigisha. Yego. We wabatijwe wigishijwe imyaka ingahe? Iminsi. Haba n'umwe. Ko mwazaga se mukuzura mu Kiliziya, padiri akajya imbere yanyu agasakuza, ririya ni ishuri. Hari ishuri ryakwemerwa muri iyi si rifite abantu 300 ahubwo igihumbi cyangwa igihumbi. Ntibishoboka. Mva iryo shuri da. Pasitori akajya imbere y'abantu ku isabato agasakuza ibihumbi, amina haleluya, bigataha nta kubaza, agakubita muri Yorodani akabatiza, agakubita ku gahanga akabatiza. Yesu yamaranye 12 imyaka 3
abona kubabwira ngo nimujye kubwiriza. Mwebwe mubatiza bariya bantu umva agasuzuguro ko gusuzugura iby'Imana. Kandi nawe warabikoze, nawe batije abantu gutya. Ntiwabikoze? Nawe warabikoze? Inde? Namwe. Umva tuheruka abantu duheruka kubatiza 1000. Raporo yarahise mu myaka 2 ishize 1000. Kandi ivuna ryabaye mu cyumweru kimwe. Mubatiza 1000. Yesu yaramaze imyaka 3. kandi ubwo yigishaga 1000 bicaye imbere ye. Yamwigisha icyumweru kimwe. Bakubitse intumbi muri Yorodani. Umugabo magufi aya madini ariho yo Christmas. Kabone mubaze. Arakari kazo ufite muri iyi minsi. Urabona hari ukuntu abapasiteri bashaka abagore. Yego. Abasenyeri bo mu madini bagashaka abagore. Muri Kiliziya Gatolika ntibabashaka. Ariko muri iki gihe harimo inkubiri uko Kiliziya Gatolika ameze nk'aho iri guhatwa ko yakwemerera abagore kujya abapadiri banashaka abagore. Ese ubona biramutse bishobotse bitashobora bitahindura imyemerere y'abantu benshi kuri iyi si, bikaba byatuma habaho akavuyo cyangwa se akaduruva mu madini? Hari aho Yesu se, hari aho Bibiliya kubuza gushaka umugore cyangwa kugira umugabo. Yesu atamushaka. Musenyeri yabikuye hehe? Kuba akurikije Yesu, nta mugore yashatse. Yabaye Imana se uburyo shyano ngo ririreshesha. Imana ni umuremyi ntibyara. Urabyumva? Ni umuremyi. Bariya batatu hari uwashatse umugore. Mwuka Wera Data wa twese na Mwana. Hari abagore wumva bagize. Nawe ntawe. Adamu byagenze bite? Yari afite umugore we Eva. Yaramuhawe nande? N'Imana. Wese ukuyeho kugira ngo umuntu agire umugore ubikuye. Uri Imana se ko wasaze? Umuntu ukomokaho waremwe n'Imana yahawe umugore ngo abyare yororoke. Wowe ubize ibyo bikuye. Kutari Imana uri umuntu. Ngiki kibazo. Ibihimbano umva. Umubwiriza 7:29. Dusomere neza tubwire. Tujye muri Bibiliya. Umubwiriza igice cya 7:29. Dore icyo nabonye gusa ni iki. Nuko Imana yaremye umuntu utunganye. Ariko umuntu yishakiye ibihimbano byinshi. Nkibereye aho ngaho. Cyo ni ibihimbano. Cy'umuntu. Dukomeje ku bagore. Yihimbiye birafata. Pastor. Dukomeje ku bagore. Cy'abagore b'abapasiteri cyangwa se abapadiri. Muri iyi minsi hari abantu bari gusezeranya abantu batwite. Basezeranya umukobwa utwite. Biriya bintu biremewe cyangwa ntibyemewe? None se ninde wahaye Adamu umugore? Imana yamukuye mu rubavu. Nawe se uramukura mu rubavu? Ndamutereta. Ni mushiki wawe. Ugiye gutereta. Ibwira Adamu iti nguyu umugore ndamugushingiye mwororoke. Niyo Bibiliya ikubwira ngo umugore, umukobwa wasamye inda ntashingirwe. Umuhungu wawe mutwiste ntibashingirwe. Ibyo ni ibihimbano by'abantu. Ni ubutungane bw'isi bw'abisi mu bigaragara. None se ko uwo mugore umuciye kuko yatwise yarayiteye
yahitewe n'umusore uramumenya ute umusore uwo bazanye oya ntibarazana n'abadashingiwe umukobwa aracibwa ko mudaca umuhungu ibyo gushyingirwa tube tubiretse tugiye mwica kutabajije uwayimuteye ubwo uri mukuri yarayiteye se yitewe na wa muntu wafashe avansi oya ntiturajya mwishyingirwa turacyari imbere ni agahungu n'agakobwa bibaniye gusa atazarongorana akayimutera umukobwa agacibwa kuki umukobwa acibwa inda yagize ite yamushyize ku gasozi agahungu akamenya ute hasi ntiwamenya ko bari gukundana muri iyo minsi ukamenya ko ariko kayimuteye uriya uriya ko bari gukundana muri iyo minsi kaba karayimuteye uti ako bari gukundana muri iyo minsi ntabwo turumvikana ntabwo nurumva ikibazo cyanjye ntabwo ndi kucyumva neza ikibazo umukobwa yayitewe n'umuntu kuki uca umukobwa umuhungu ntumuce iki nicyo kibazo ahubwo gikwiye kwigwaho nicyo kibazo tugacyakwiye kwigwaho ahubwo nawe uri umuntu uri muzima mbwira igisubizo ni iki ngiki kuri njyewe ari wowe padiri ari wowe musenyeri ari wowe pasitori njye namusezeranye si ibyo gusezerana ntabwo uranyumva sindagera mu basezerano ni abasambanye sinamuca mu idini namureka iryo dini se rikazaba ari dini nyabaki ritunga inda wowe utasambanye uzamureka n'uwasambanye bivange ese muri birasi yari ahantu Yesu Kristo yasanze ari gutera amabuye Mariya Madelene bagiye kumwica reka ibyo turateshutse nakubwiye kuki udaca umuhungu nuko atamenyekana umuhungu ntamenyekane niba utamenye wayimuteye na nyirinda ntumuce ubwize mukuri abashije kumenyekana acibwe uzamumenya ute agakobwa nikamuvuga agahungu karamwica karamukumbanya umukobwa akinumira ati mbaze ibyanjye wimbaze iby'abandi urumva iryo case riri mu kuri nta kuri kubibona guke abona ibyo bintu niba ubace bombi bagendere rimwe ikibazo ahubwo gihari ni kimwe kumenya wa wundi niba utabaciye uwo mukobwa umurekeraho yihane wongera umubatize ariko ntumuce umuhe igihe cyo kwihana ariko agume mu idini igihe runaka amaze guhamya yuko atagisambana yibyarire n'umwana we umubatize natihana ubone kumuca pasiteri ngejeje ku kintu abantu muri iyi minsi bari kwibaza ni deba iri mu rubyiruko n'abantu bakuze ikintu bita avance sinzi uri kucyumva avance ni umushenzi uwo nta kibazo mufiteho ni umupagani nacibwe niyirukana anambwiye ngo ashaka avance anambwiye ntiva mu itorero uwo ntahuriye na Yesu aho ngaho rero pasita umuce wabaye nk'umuntu wivugurujeho gatoya hari ahantu wavuze hari ikiganiro mwigeze gukorana na Gerard Mbabazi muvuga ko ngo umusore utaranyweye inzoga cyangwa asambana ubusa umusore ni ikirembo n'ubu ndabivuga ni ikirembo ndavuga iby'isi simvuga iby'ijuru ntimukamvangire ku by'ijuru niba azasambana n'uw'ijuru ariko mu by'iyi si niba ari muzima ntasambane arabeshya ni ikirembo ndavuga iby'iyi si n'iby'ijuru ntaho bihuriye mu by'iyi si ni ikirembo ese basta umuntu yubahirije amategeko y'Imana akifata ari ibyaha ngaha oya ubwo yagiye mu ijuru wivanga hari uw'iyisi udasambana uw'iyisi udasambana bari ikirembo ariko uw'ijuru ntasambana
kandi atari ikiremba. ese ubwo umuntu yashobora kuba uw'ijuru birashoboka? niba bityo ntabwo uzajya mu ijuru. Yesu yaravuze ati muneshe nk'uko nagize nte nanesheje, ntiyavuze ngo muneshe nk'uko nabanesheje. Impamvu mbivuze aho ngaho Yesu yarasambanye se? Impamvu by'ijuru mbivuzeho, mu busore bwacu turangwa n'ibintu byinshi, uko nawe ubusore bwawe bwagenze mwabitubwiye cyane. nubwo ijuru ryaba ari ryande ko twese mu busore twakoze nk'ibyo mwakoze. Yesu rero yabyawe nande n'umuntu, aba umwana w'iki? Umwana yitwa umwana w'umuntu, ariko ataretse no kwitwa umwana w'iki? W'Imana. Byashobotse bite ngo abe umwana w'umuntu kandi abe n'umwana w'Imana? Yarasamwe. Asamwa nande? Na Bikira Mariya. Kandi ntiyasambana. Kandi yabyawe nande? Na Mariya. Mariya yari iki? Yari Imana? Yari umuntu. Yari umuntu. Yatsinze ubwo bumuntu ate Yesu. Ntasambane, ntiyibe, ntiyice. Impamvu utabikoze ni uko nyiri gutera inda ari umwuka wera. Nawe Yesu yabwiye Nikodemu ati Nikodemu, utabyawe ubwa kangahe? Bwa kabiri. Tuzajya mu ijuru. Ukeneye kubyarwa ubwa kabiri, nkeneye kubyarwa ubwa kabiri, kugira ngo utsinde gusambana, ukore nk'uko Yesu yakoraga. Kuvuka ubwa kabiri, icyo kintu kirigishwa. Wavutse ubwa kabiri ntasambana, aba yabaye nka Yesu. Okay, Pastor, nese nko mu busore bwawe ibyakuranze, urabona mwabaye pastor mu gihe cy'imyaka muri za 1950. Ijambo ry'Imana mbere mwari muri rizi mwarasengaga mbere cyangwa mwatangiye kurimenya ari uko mubaye ba pasteur? Ubu senda kwigisha ibyamshyize ko nkwigisha ibya Yesu. Uje kuvanga ibya Yesu n'ibyamshyize. Kandi muri ibicucu. Wowe ndakubwira ibya Yesu nawe ukazana mpyisi. Oya kugira tumenye nuko twakwirindirega nuko oya simvanga ibintu. Okay. Niba nigisha ibyamshyize uzaza undi munsi. Mbikubwire. Okay, nta kibazo noneho. Pastor tumeze ariko turi mu byande mu bya Yesu. Ibyanjye ntuteze kubimenya. Okay. Nabyo nzakubwira. Ndavuga ibya Yesu. Uravanga amasaka n'amasaka na benusha. Ntabwo bivangwa. Nta kibazo. Pastor twaje ngare kugira ngo tuganire byinshi, unatugira inama. Muri iyi minsi urubyiruko tubayeho nk'abantu bihebye. Urabona dusigaye twirirwa mu bintu tuvuga ngo nta myaka ijana ngo twagira, ngo nta bukwe tuzakora bya nta gikwe. Kukwiheba k'urubyiruko tukabaho nk'abantu bameze nk'abazapfa ejo, ubona muri iyi minsi biterwa n'iki? Nuko cya kubaza urwo rubyiruko. Urambaza ndi mu rubyiruko se? Mbaze ibya Yesu. We mbaze ibya bariya batindi. Impamvu nshaka kubazana iyi birangiza. Oya ndi bose. Ndakubwira ibya Yesu nawe ukantesha umusetari wanjye. Bajya kubaza. Ntibari se? Ntibaze kuvuga se? Ndabavugira se? Ntabwo mpagarariye urubyiruko. Jya kurubaza. Impamvu ivuga hari abantu bavuga ngo Imana yo mu isezerano rya kera imeze nk'aho icyo kimbaza isezerano rishya n'irya kera uko bimeze, ariko wimbaza by'urubyiruko birahita bihura. Imana mu isezerano rya kera bavuga ko yahanaga nyine tuvuga wakoraga icyaha, buri Dawidi gahita gucisha akanyafu ikagira ukuntu ibigenza, ariko iyo mu isezerano rishya n'iyi minsi turimo ngimeze nk'aho Imana ntihana. No, murayibeshyera. ese Dawidi ntiyasambanye ikamuhana koko? No, ntiyigeze muhana. Salomo se ntiyamuhana? Ntiyigeze muhana, ni ukuri ntihana. Ni ingaruka z'ibyo wakoze. Ingaruka, iryo jambo ntabwo murizi mu Kinyarwanda. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Ingaruka n'urupfu. Ibyabaye kuri Dawidi ni ingaruka z'icyo yakoze. Salomoni ni ingaruka z'ibyo yakoze. Nukuri Imana igahana ntibikiri Imana. Nukuri ntihana. Ese nukuri iki? Ntiyica, ntigira nabi. Ariko muri Bibiliya handitse ngo niba yarimbuye ab'i Sodoma n'Igomora. Ni ingaruka
z'ibyo bakoraga zabarimbuye. Okay. Tugiye kuri icyo kintu muri iyi minsi tujemo hariho amategeko 10 y'Imana. Ayo mategeko 10 yanditswe mu myaka irenga 300 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu ngubu turi muri 2021 nyuma y'ivuka rya Yesu. Kuri mwe mubona amategeko agifite ubukana nk'ubwo kera yarafite cyangwa akwiye kongerwa karenga 10? Umva uko bivugwa muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 19. Bibiliya ikivuga dore kwa 17. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Uwo ni Yesu. Imana se bigira imyaka? Imana se igira iminsi irabarwa? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. None ubwo bimaze imyaka myinshi ngo ntabwo. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace gato kayo kugeza aho byose bizarangirira. Mva none muje mu rubyiruko. Nanjye nabaye umusore ndacyari wese. Kugiye gusaza by'ubu biveho. Nuko zica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye, hanyuma yayandi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose, ariko yakomeza yose azitwa mukuru. None ayo kandi si amategeko, ni ikosa ry'abanditsi, ni amabwiriza. Imana ntitegeka, irakubwira ukanga cyangwa ukemera, ntigukubita. Itegeko hari umudendezo rigira? Itegeko hari umudendezo uza mu itegeko? Itegeko uraribyubaha cyangwa ugapfa. Imana ntitegeka, hategeka umuntu. Irakubwira ukemera cyangwa ukanga. Iravuga ikakubwira, ntigutegeka. Rero ni ikosa. None rero ryatorero nakubwiraga ryasohotse mu idini ya Yesu. Ryatorero ryasohotse mu idini ya Yesu, ariryo ryaje kwitwa Katolika. Inkomoko y'idini Katolika ni abari mu idini ya Yesu bayisohotsemo bashaka kubona abantu nyamwinshi. Badutse mu mabwiriza y'Imana 10, irya kabiri barikuramo, ribuzanya gusenga ibishushanyo. Uko bari bagiye gusenga ibishushanyo, izuba ni igishushanyo, barikuramo. Irya kane rivuga umunsi wa 7 baruhuka icyumweru, barihindura irya 3 kandi ari irya 4, kugira ngo buzuze 10. Irya 10 barisaturamo 2, barisaturamo 2, ntukifuze. Barongera bati ntukifuze. Muri Gatisimu y'Abagatolika siko byanditswe. Amabwiriza 10 muri Gatisimu y'Abagatolika ahuje nuko byanditswe muri Bibiliya? No. Mvuyo dini. Amabwiriza y'Uwiteka barayashwanyaguje. Kandi bati turaba Yesu. Waba umumere kugashwanyaguza amabwiriza ya Trump ukamukira? Yakumanika. Ariko Imana ntimanika, ntacyo yabatwaye, yabahaye igihe cyo kwihana. Tukira kuri ko kuvuga Imana ntimanika bingejeje kwizuka ry'umuntu, kwizuka rya muntu.
ku bantu bemera izuka batubwira ko nituzapfa tukazuka hanyuma abahakosheje bagashyirwa mu rutazima abandi bakajya mu bwami bw'ijuru nyine aho babaza bahateganyirijwe. Leta nibaza iki ngiki, Imana yiremeye umuntu ubu koko izemera itwika umuntu yiremeye cyangwa ntibizaba? Icyo bireba muri Bibiliya, icyo Bibiliya ivuga mu byahishuwe niko hari igihe cy'imbabazi muri Bibiliya. Hari igihe Imana izavuga ngo birarangiye. Urumana yewe watinze muri iyi si nkayimenya. Ubu nakwifuza guhora nkaba umusaza ngakomeza nkagira imibereho yo mu busaza simfe. Mugakomeza mukicana bitagira iherezo, bizagira iherezo. Gusambana kuzagira iherezo, kwica bizagira iherezo, gukunda bizagira iherezo, kurya bizagira iherezo, gusinda bizagira iherezo. Ariko iryo herezo rizwi n'Umuremyi, nta muntu urizi. Ariko Rusuferi yahawe igihe cyo kwishyira akizana, n'ubu ariho, yagomeye mu ijuru. Uzi ko kujya mu ijuru kwa Rusuferi kwarangiriye Karuvari, ku musaraba. Umusaraba Yesu amutsinze ashaka kumukoresha icyaha, arinda ava mu mwuka adakoze icyaha. Rusuferi aba aratsinzwe, yaciriweho iteka ku musaraba. Ariko ariho, uko byarangiriye ku musaraba akaba ariho, niko bigiye kuzarangira agatwikwa, bitazongera kubaho iteka n'iteka. Imana ikavuga iti birarangiye. Reka nkubaze, Yego, ubu wansubiza ibusore? ntabwo bishoboka. Niko n'isi utabasha kwisubiza ibusore. Ubu isi irashaje sha. Namwe muravuga ngo ejo heza, ejo heza. Ejo heza. Korona yaragiye yagarutse, murashize. Igwaje mikoro. Umubwiriza yarabwirije neza ati abantu ba korona yaroroshye, abantu bahabwa akanya ko kuva mu nzu. Aho bagiye mu rusengero gushima Imana, bajya mu kabari kudansa no kubyina no gukora amahano. Nguwo umuntu ntabwo ibi bizagira iherezo. Ntabwo ari Imana ibigize, ingaruka z'icyo ukora bizageraho ushiraho. Turi kugana habi harenze urugero. Ubu se ndagana heza. Bavuga se ngo wowe uracyafite aheza sha. Haraheza ngifite ubu ngubu. Ngiye se sha, haheza ngifite irububa nkanjye. Irububa gukoresha guko kumenya Bibiliya sha. Kaka kamaro ko kumenya Bibiliya. Reka tugereza ahangaha. Niba hari akabazo kamufite ukabaze turadusoza. Ndakibazo. Rero iyo tugiye gusoza ngaha kuri Legacy tugira akantu bita na challenge. Akantu nko guchallenge umuntu. Ngira utubazo dutatu dusanzwe. Icyambere ndakubazanya iki ngiki. Ndabizi neza ushobora kugukurikirana social media zo mu Rwanda. Social media, imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda barazikurikira. Social media se ni Imana. Mbaze bya Yesu. Na social media sijya kwibaza abayikora. Ntabwo mba muri iyo ntabwo ndi muri iyo society. Sijya kubaza abayikora. Okay. Ikambaza indi challenge. Ndagenda ku kirano cy'Imana. Ku kindi. Bavuga ikindi. Ubu ndakubaza ku social media. Ubu se ndigisha ibya social media. Ifite bene yo. Sijya kubabaza. Igihe nakubaza nabahe bantu bavugwa ku isi bashobora kuba nk'abantu batatu bavutse kandi bakabaho mu buryo bumwe nk'ubwa Yesu Kristo kandi bakaba basengwa muri iyi minsi? Ndabonze nzi Yesu. Abo batindi bihorere. Mbaza Yesu
ureke kumbaza umuntu ndi umuntu nanjye. Pastor akabaza icyanyu icyayi bari iki ngiki abenshi dusenga Bibiliya tukanayikurikiza dusenga Bibiri dusoma Bibiliya tukabona ibintu birimo tukabisobanukirwa n'abagerageza kubikurikiza ariko abenshi twisoma tutazi oya nta kugera ugerageza kubikurikiza ntazapfa bikurikije reka iyo wakiriye Yesu mu bwonko urabikurikiza ntugerageza urabikora hari abantu rero dukora ibyo bintu ariko tukaba tutazi ngo Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe bambwire ubundi Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe nzi Yesu muri Bibiliya ureke ibyo bitabo by'abatini ngo baruka ba Yohana ngo aba Pawulo ko ari abantu nkanjye urabashaka nzi Yesu muri Bibiliya umbaza uwo nguwo gusa abo batindi bose bazamwemo n'ingaruka y'icyaha sobana kubweze batera ibibazo ngweze keri Salomoni we ntarimo wazanye abagore 1000 ishyano ryazanye abagore 1000 urarimbaza narigire nirimo yuda bagambanire urumva abo bantu n'abasohoye bose mbaza Yesu gusa bose byari byo ngibyo abantu bakishyira mu kawa ngo ye uravuga ibya Salomoni sha n'abagore 1000 ntari muri Bibiliya kandi ngo n'umuntu waruzi ubwenge ku isi kandi ngo umunyabwenge kwezi ubwenge n'umwe yakunaniye none gusa ubwenge 1000 nta gicucu nka Salomoni umva wa munyabwenge kuri cyari igicucu urambaza umuntu wazanye abagore 1000 koko niwe gicucu Yesu mama we ari mu ryakera ari muri shya Yesu umukiza w'abantu kandi wakiza gukora icyaha utabakiza indwara Pastor rero mwakoze cyane kutwakira ahangaha mwatwakiriye neza twaganire byinshi ndakeka dutoyemo byinshi ukuri cyane gukurikiza twungutse inama nyinshi cyane abadukurikiye babonye byinshi yewe ijambo ry'Imana nkuyanga wa mugani wanyu rero tujye nabonye ajya kwigisha ya minsi ngahe mwakoreye kini igitabo cyiza cyane abantu bagipfanye mu ntoki zabo kirimo agakiza koko Pastor rero mwadusengera tugasoza mukatugira n'inama tukigendera mwarigira neza turagushimye ubwaka kanya iki kiganiro tugiranye n'aba bahungu uduhe Nyagasani ngo kibagirira akamaro be gusazana n'iyi ntindi y'isi y'ububa ngo ugiye kuzana ubwami bwawe isi ishikaremwa Rusuferi n'abe bavuyeho ubutazongera kubaho abagukunda bakazabaho by'iteka ryose we Nyagasani be kumva gusa ahubwo babitekerezeho babyibazeho nijoro baryamye babitekereze babyibazeho mbese nabo wa Yesu idini y'ukuri ni iyihe ko hari Yesu na Satani ndo wande ubabwirize Nyagasani ubwenge ko bahitemo neza turagushimye mu izina rya Yesu amen cyangwa kuri Legacy TV turashima cyane Imana ikomeze umugisha kandi barinde nuko twasiye Pastor maze rero Imana ikomeze umugisha mwakoze